yaravuze ati biriya bintu by'ifunguro n'ubundi se kubijyaho cyangwa kutabijyaho byose ko ari kimwe ariko n'ubundi ari ka super deep baba bafunguye cyangwa se kaji baguze muri boutique bati n'ubundi nyinyweye ntayinyweye bati ngema numva nta mpinduka ihari ku buzima bwanjye. Hari n'ibihugu bikoresha inzoga zisembuye noneho zirimo umusemburo mwinshi bashishikarizaga abantu kwikuraho ubutunzi bakabubihera kuko babuhaye ndivuga ngo bakabubihera babuhaye ndi none se naguzi yuko bazanaga ikintu cyitwa nani umunsi rego bikorwa gute wenda kuvuga ngo babuhaye wenda bareke uyu munsi babuhandi wavuze ko babuhaye bakoroni uyu munsi babuhandi uyu munsi yufashe amafaranga yawe ukagenda ukayahereza umupasiteri n'umukoroni se nawe we two kumwita umukoroni bazi ikibazo neza. Okay, reka twikomereze ibyo nzabigarukaho ngaho nabyo no kwikuraho amafaranga ariko ndi Manuel kandi uko yikuraho niko ukomeza kugenda yewe abakundeka nkumaze nanjye bibazo ikintu kimwe kibutupoye dutatu ubundi ngiye iyo nkurebye nako sini ikibazo ushobora kuba ufitanye litige na Bibiliya cyangwa ufitanye litige n'abakire cyangwa ufitanye litige n'abakene. Tatashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe. Reka rero tubanze dusuhuze abantu mwese mudukurikiye muri uyu mwanya aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza cyane. Uyu mwanya rero nkuko musanzwe mudukurikira murabizi ko dukunze kuganira n'umukozi w'Imana Ziraziritse. Aka kanya n'ubundi tukaba tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Iki ni ikiganiro Agatonyanga mukomeza kugenda mukurikirana kuri Ziraziritse TV ndetse no kuri Emma Talks. Kwizera Valence aka Ziraziritse turakwakiriye turagusuhuje komera cyane. Murakoze cyane nanjye ndabaramukije abakurikiza channel zombi nkuko umuvandimwe bivuze ariko bavuze ikiganiro ntongeraho mu nyanja ntago Agatonyanga gusa ubwo ni Agatonyanga mu nyanja. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe murakoze cyane. Okay, iki rero ni ikiganiro Agatonyanga mu nyanja mumaje kumenyera ko gitambuka kuri Ziraziritse TV ndetse no kuri Emma Talks. Kwizera rero turakwakiriye kandi ndumva umeze neza cyane. Cyameze neza rwose nakubwiye ko ntajya mvuga ngo meze neza urebeye inyuma izo mvugo sinzigira. Hanyuma rero weekend watubwira ko yagenze gute kuri wowe? Weekend yagenze neza cyane ko twe mu rusengero twari dufite n'icyo twita ifunguro ryera cyangwa igaburo ryera buri weekend bayaryoshye nta kibazo narateranye twarimbye muri korari twagize umwigisha mwiza waturyoheye umusore rwose watugishe pe kisha kuri Yesu twumva Yesu turi kumwumva bushyashya. Okay, ibyo rero by'ifunguro ukibivugaho mise nibuka kantu umuntu yavuze yaravuze ati biriya bintu by'ifunguro n'ubundi se kubijyaho cyangwa kutabijyaho byose ko ari kimwe ariko n'ubundi ari ka super deep baba bafunguye cyangwa se kaji baguze muri boutique bati n'ubundi nyinyweye ntayinyweye bati ngema numva nta mpinduka ihari ku buzima bwanjye. Yumvaga atari ka super deep cyangwa kaji nibura we niba mwaraganiriye yumvaga icyo yakwemera ari nk'igiki we yabwiraga ati se kubera iki bakoresha zira zaji n'ubundi bagura zo mu mabotike kubera iki badashobora kugira gutyo ngo bakore zaji bazikorereza ibinyomoro cyangwa se bikorere n'izindi ariko zikorewe mu rusengero. Cyo yavugaga ko yacyemera yavuga ko yacyemera ibyo bikoreye apana ibyo baguze mu mabotike. Okay, musubize cyangwa nagaciyemo tubyihorere ubwo nagaciyemo ariko kubabyemera buri wese agira uko yemera kubabyemera ni sawa cyane kubatabyemera ubwo nabo ubwo nta gusa kimwe icyo nabwira umuntu n'abandi baradukurikiye batekereza nkawe ikintu gikorwa ntago twebwe mu matoro tugendereye icyo dukoresha tugendera sembore icyo dukora yaravuze ngo mujye mubikora mu nyibuka kuko uwo muntu amenye ko amatoro ku isi hose akoresha ibintu bitandukanye hari n'ibihugu bikoresha inzoga zisembuye noneho zirimo umusemburo mwinshi birumvikana ariko ubwo niyo myizerere yabo niko bari ariko natwe mu Rwanda hari hamwe namwe bakoresha ibyitwa rozera koko bibaho ibyo avuga bikurana umwe byaba ari byo ariko aho bidashoboye kuboneka hari gihe natwe tubabikoreshaga byose birashoboka waguraje wakoza mu mutobe w'ibitoki ikintu cyose ikigenderewe nicyo wibuka ntabwo ari cyo uri gukoresha. Okay, byiza cyane. Hanyuma rero ndagira ngo duze twikomereza twebwe n'ikiganiro cyacu Agatonyanga mu nyanja nkuko tugenda dukubita ku bintu byinshi bitandukanye ariko tukabivugaho ibintu bikeya. Doretse gukora ikiganiro turimo kuvuga ko hahirwa umukene ngo kuko bakongera kwibutsa abantu neza ubwami bwo mu ijuru ari ubwo Matayo 5:3. Okay, kuko ubwami bwo mu ijuru hahirwa bakere mu mitima kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo ni twabiganireho ubushize. Okay, byiza cyane. Aho rero tukimara kuganira hari abantu bagize gutya bajya muri comment baratwandikira harimo abantu batandukanye harimo bitwa bakura dusenge harimo bitwa bangabo nziza abitwa ba Theophile Nyandwi ariko noneho cyane reka bita tureba cyangwa se nkubwire
kuri komenti y'uwitwa Ngabonziza yaravuze ati ziraziritse, yavuze ko Bibiliya yavugaga umukene ufite inyota ku ijambo ry'Imana, ateko no Bibiliya yo ntabwo ivuga kuri ibyo ngibyo gusa, ivuga yuko ari n'umukene usanzwe mu buzima busanzwe, wa wundi udatunze. Bati ikimenyimenyi bati jya muri Zaburi y'109 ku murongo wa 31, ati hanyuma uhasome wumve ko batarimo kuvuga umukene, cyangwa se ujye kuri Zaburi y'103 ku murongo wa 7, ati hanyuma wumve ko batavuga umukene mu buzima busanzwe. Akavuga ati rero ziraziritse, ntabwo ngiye twemeranya, ntabwo hari havugwa gusa ikitwa umukene ku ijambo ry'Imana, tabwo n'umukene uvugwa no mu buzima busanzwe. Uwo nguwo wamusubiza gute twihuta, hanyuma kugira ngo duhite twataka n'ubundi iyindi. Urakoze cyane muvandimwe, kandi mbere na mbere nshimiye abo bavandimwe batwandikiye, uko bavuze amazina ari batatu nayo tutavuze kuko tutabajya ni benshi batandukanye, ariko tuvuze abanditse comment zisabwa kuvugwa ndetse bakanatwereka n'imirongo yo muri Bibiliya. Yes, abo bantu bose ndabashimiye. Ikindi ngira ngo mbwire n'abadukurikiye bose, ntabwo kwizera nici hano kugira ngo nemeranye n'abantu, no, mfite ibyo nemera, mfite uko nemera, ntabwo hano ngamije kwemeranya no cyangwa kubemeza. Hano nge nawe tuganira ikiganiro cyitwa agatonyanga mu nyanja, mvuga ngo akantu gato muri byinshi, gusa tubirangiza. Icyakora Imana ishimwe abo abadufasha kubirangiza. Mu by'ukuri umurongo Mateo 5 umurongo wa 3 ari wo wawuzanye, uvuga ngo Bibiliya ngo ishyigikira abakene n'ibindi nk'ibyo, mvuga ngo ahirwa abakene mu mitima yabo kuko bwo mu ijuru ari ubwabo. Nge nagusubirisha umurongo byahishuwe uvuga ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze, ndatunganuye, ntacyo munyennye, ni umuntu uvugwa gutyo ngo ariko utazi yuko uri umutindo kubabarirwa. Hanyuma noneho iyo mirongo ubundi kwanza ivuga ngo iki? Iyo mirongo yo muri Zaburi 109 warayisomye, tuyisomeye cyangwa tuyihorere? Oya, dushaka kugira ngo ikiganiro cyacu n'ubundi ko atari cyo tujye wenda kadusoma umwe byibuze, nuko twagiraga ngo n'ubundi tubereke ko izo comment tuzisoma, kandi tubereke ko natwe dufite ukundi kuntu wenda tubibona. Niyo mpamvu nari mbikubajejeho. None se urumva iyi mirongo tutayisomye ntago na habo bantu butumwa neza. Okay, ngaho na kibazo reka tuyisome kugira ngo n'abatasoma Bibiliya badukurikiye, ngo ni Zaburi ndasoma imwe naho tusome 109 ku murongo waho wa mirongo tureba nawe 113 irye mu 113 ne tubirangirize rimwe. Mari gusoma nawe usoma, ngiye guhita nsoma nahabonye nta kibazo. Zaburi 109 umurongo wa 31 haravuga ngo kuko azahagararira iburyo bw'umukene kumukiza, abacira hiteye ku bugingo bwe. Azahagararira iburyo bw'umukene kumukiza, abacira hiteye ku bugingo bwe. Ngaho so umurongo wundi nawe 113 kangahe? Karindwi hari 103 umurongo waho wa 7 113 umurongo wa 7. Reka nge mpasomeho watinze nahabonye. Hasome. Akura uworoheje mu mukungugu, ashyira hejuru umukene amukuye mu icukiro. Iri jambo ni umugore twa Hana warivuze, kugira ngo amwicaranye n'abakomeye, abakomeye bo mu bwoko bwe. Urako ifavuga ngo wari ingumba mu ibi ni Hana wabivuze. Hanyuma uwo mukene uvugwa aho ngaho ntago ari wa wundi twavugagaho, ntabwo ari we. Biragaragara ko atari bamwe. Gute? Nta naho bahuriye. Ahambere dusomye ngo azamuhagararira imbere acira hite, nukumubera umwavoka, kumuhagararira imbere bacira hite ku bugingo bwe. Ni wavuga ko Imana ijya iba umwavoka w'umukene, kandi koko ubona ko mu gihugu cyacu hari abantu bemere guhabwa abavoka, ababungana amategeko batabishyura leta ikababaho kuko batabishoboye. Ntari abarero leta yaravuze Bibiliya kuvuga ko Imana ngo ahagararira, bavuga ngo umuhagararira mu mategeko. Ijambo ntabwo uryumva, umuhagararira mu mategeko, bavuga ngo Imana igihagararira iburyo, kandi umwavoka ahagararira iburyo hari koko no mategeko, kugira ngo amuburanire kubaciraho iteka ubugingo bwe. Ntaho ahuriye no mukene twavuze. Uyu wundi wa gatatu nawe ngo kugira ngo amwicire n'abakwe mu bwoko bwe. Uyu ni umukene usanzwe koko wakennye mu bwoko bwe, banennye ku Imana igimwicaranya no mu bwoko bwe. Aba bakene bombi ni bamwe, ntabwo bahuriye n'umukene twavuzeho. Bibiliya yavuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Aba bakene baratandukanye. Uyu mukene nkomeza kuvuga ni wa wundi mu byahishe uvuga ngo ndatunze ntacyo nkennye, ariko kuko adafite ijambo ry'Imana muri we, adafite umwuka wera, adafite agakiza, adafite guhamya Yesu, agahita ahinduka umutindi wo kubabarirwa. Abakene uko ari babiri, nuko nasubiza umuvandimwe ni Thomas yari yavuze. Yego, ni Ngabonziza. Ngabonziza Thomas, warakoze kutwandikira, n'ubongera utwandikire. Imana igumugisha, biragaragara ko wowe wadukurikiye, ariko abakene baratandukanye. Aha, byiza cyane rero. Aho ngaho nako narabikubwiye, nakubwira ngo Bibiliya ishishikariza abantu kwibera abakene. No, warambwira uti wapi, ariko nanone wareba ugasanga ahantu henshi Bibiliya igenda ivuga ko
ikintu cyitwa burya umukire cyangwa umutunzi Bibiliya imuvugaho ibintu bibi cyane. Pawulo afite aho yanditse ngo udakora ntakarye. Pawulo yavuze ngo murabizwi igihe twamaranye amaboko yanjye rero yankenuraga. Bibiliya idushishikariza gukora tugakora, kuko Bibiliya navuga ngo Imana izahimigisha imirimo amaboko yacu. Gukora ariko ntugere kuri rwa rwego rwo kumutunga. Ndagira ngo nkwereke ko Bibiliya idashishikariza abantu. No, wa Emmanuel, abakire Bibiliya irabavuga, irabashyigikira, irabakunda, bagenda bagira n'umumaro. Ntabwo birishishikariza abantu gukira. Ibyo reka tubiveho, twari tubigarutseho kubera ko abatwandikiye ari abatwandikiye twagiraga ngo tubivugaho gatoya twikomereza. Urakoze cyane. Aha rero tuganira kuri ibi ngibi byatumye mitenekereza nanone ayari magambo ari muri Bibiliya. Nari nakubwiye ngo nzakubwira cyangwa se nanaguhaye umukoro wundi murongo tugomba kuganira uvuga muri Bibiliya yuko ngo bigoye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana ngo kuruta uko wafata ingamiya ukayinjiza mu izuru ryo rushinge. Uyu murongo rero benshi bakavuga bati ibi bintu ariko ni ibiki Bibiliya ibizana ko ibintu biba bidasobanutse. Ese nyemerera ubanza usome uwo murongo neza ukuvuga, hanyuma nze mite nkomeza nkubaza ikibazo nshaka kukubaza kubigendanye n'uwo murongo. Ni Luka 18 umurongo waho wa 24 25. Umurongo wa 24 ndetse na 25 nahageze reka some. Yesu amwitegereje aramubwira ati erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Ndetse icyoroshye nuko ingamiya yanyuzwa mu zuru ry'urushinge. Yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta cyo kurwanya handitse hanyura kuruta k'umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami. Ikibazo cyawe ni iki? Ibi ngibi sibyo nakubwira ngo Bibiliya yikundira abakene kuruta abakire cyangwa se kuruta abatunzi. Akaba rero nakubwiraga ko abitwa bakora cyangwa abanditse Bibiliya bashishikarizaga abantu kwikuraho ubutunzi bakabubihera. Kuko babuhaye imvuga ngo bakabubihera, babuhaye ndi. None se ntabwo uzi ko bazanaga ikintu cyitwa nani umunsi rego birakorwa. Bikorwa gute? Wenda kuvuga ngo babuhaye wenda bareke uyu munsi babuhande. Wavuze ko babuhaye bakoroni. Uyu munsi babuhande. Uyu munsi iyo ufashe amafaranga yawe ukagenda ukayahereza umupasiteri. Ni umukoroni se nawe? We two kumwita umukoroni. Bazi ikibazo neza. Okay, reka twikomereze. Ibyo nzabigarukaho. Ngaho nabyo no kwikuraho amafaranga. Ariko ndi Manuel. Kandi uko yikuraho niko ukomeza kugenda ukene. Abakundeka nkubaze ibi nanjye bibazo ikintu kimwe kibutupoye dutatu. Ubundi njye iyo nkurebye nako sini ikibazo ushobora kuba ufitanye litige na Bibiliya cyangwa ufitanye litige n'abakire cyangwa ufitanye litige n'abakene. Ibyo bintu n'ubushize warabivuze ariko si icyo ngicyo. Ariko navuze abakire gusa. Ariko kubera ko nge turimo kuganira mbongira ngo nkubaze wowe nk'umuntu nta kibazo rwose kandi wigisha nk'ubundi abantu wifashishije Bibiliya. Sawa. Aha rero noneho ibyo nakubwiraga iby'ubushize by'umukene. None hano nzanye irindi jambo noneho rigaragaza neza ko umutunzi ubwo adashobora kwinjira mu ijuru. Birarira itubiye gute? Ubwo kera umukene niwe wageze. Umva kuni birani tubwiye ngo biragoye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana ngo kuruta uko ingamiya yakwinjira mu izuru ry'urushinge. Ubwo turareba ingamiya ukuntu ingana. Icyo kintu uracyumvisha? Ndacyumvisha cyane. Umva kuntu bigoye. Ndacyumva cyane. Tubwire. Urakivuga rimwe nkacyumva kabiri. Aha ngaha ko benshi bavuga ko ahangaha benshi bakunze kubivuga ndetse n'abashakashatsi bakunze kubivuga bakavuga bati niba koko umutunzi bigoye ko yakinjira mu bwami bw'Imana kuruta uko ingamiya wayifata ikanyura mu izuru ry'urushinge. Bavuga bati nimwumva ko ahangaha ikintu cyitwa umutunzi Bibiliya yakingiwe ijuru byarangiye. Bibiliya uri kumva ko Bibiliya itarimo kumuhereza ijuru mu buryo bworoshye. Ati ni nayo mpamvu Bibiliya igaragaza ko ahubwo kwibera umukene aribyo byakorohera kwinjira mu bwami bw'Imana kuruta uko wagira gute wakomeza kwikungahaza. Nyamara kuruta uko ugenda wikungahaza ni kugenda wowe uri mitwe cyangwa se ugenda ushyirirwaho inzira igoye cyane kugira ngo yicemo ugere mu bwami bw'ijuru. Uragira icyo ubwira abo bantu bose bategereza. Ndakibabwira rwose kandi kirahari. Ariko d'abord Yesu yabwiraga nde? Ndabwira wowe n'abandi nkawe musoma akarongo kamwe. Yego mugiye kumera nk'abandi bo kuri imbuga zanyu bajya bakata akarongo kamwe mu nkuru. Nta kibazo ngiye byose ndabyemera. Ngo Yesu amwitegereje bwo yabwiraga ndese. Yes. Aramubwira terega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. 24
18 Luka nkuko twabisomye niko harimo noneho umva 18 aho turi nyine uwo yabwiraga nibwo uramye igisubizo 18 aho nyine turi umutwara aramubaza ati mwigisha mwiza nkore nte ngo mbone kura ku bwami ubugingo buhoraho Yesu nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza nta mwiza keretse umwe byose byandavugaho ariko bakantu Yesu yamubajije utega amatwi uza amategeko ngo ntugasambane ntukice ntukabeshyira abandi wubahe so na nyoko aramusubiza ati aramubwira ati ayo yose narayitondeye mperi muto bwanjye Yesu abyumvise aramubwira ati noneho usigaje kimwe ibyo ufite byose dore igisubizo ngusubiza rero aho abakire ingorane zabo ziri ubigure uha abakene nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru wumvise bwa butunzi n'ukire dukunda kuvuga Bibiliya ivuga uhere ko uzunkurikire wa muntu ngo abyumvise agira agahinda kenshi kuko yari umutunzi cyane wumvise hahitaze ngo Yesu amwitegereza aramubwira ati uyu muntu wabwirwaga icyo gihe n'abandi uyu munsi bameze nkawe kujya mu ijuru kwabo kumeze nk'ingome yacu mu izuru ry'urushinge ariko batameze nkabo ntega amatwi umve wowe abakire batameze nk'uyu we kujya mu ijuru kwabo ntago bifite icyo kigereranyo abo Yesu yabwiye n'abakire bameze nk'uyu yabwiye ngo ibyo utunze haho abakene barye arababara kuko byari kuko irindi jambo yari igisambo gutanga ntikwari muri we uwo mukire se uyu mukire yego gutanga guha abakene ngo barye ntibyari muri we kandi yabwiye Yesu ngo ayo mategeko uvuze mwigisha sinsambana siniba byose ngo narabyitondeye kuva navuka Yesu ata ibyo nibyo ubwo umva umuntu deja kuri nko ubafata nk'ikigeranyo cyacu ubu ngubu ni umukristo ariko ntuze kubiremereza kwa kubiremereza ibintu reka tumfate nko ariko bivuze kubiremereza ariko boromereza ibintu bitari ngombwa ngo numukire dufite ubu katufata ibintu bigaragara ariko rero umenye ko nayo irakabya nagikabya ni wowe ukabya ibaze ariko urushinge please none se urushinge urebe n'ingamiya kuntu ingana umva nyine ngo biragoye none se Manuel wafata ingamiya ukanyuza mu izuru ry'urushinge none Manuel ureka tuvuge nk'abantu noneho umukiri uri mu rusengero uyu munsi urwo ari rwo rwose itorero iryo ari ryo ryose afite ubuzima bw'ibyo mu isi bufatika bugaragara bihagije arabyina mu rusengero araririmba ameze neza ariko hari umuntu baturanye utagira mitiweli hari umuntu baturanye utagira urya hari umwana baturanye wabuze uko yiga ariko harabyina ndi kujya mu ijuru uyu muntu kugira ngo ajyemo singami yaca mu ijuru ry'urusinge ariko ibyo uwo muntu uramwumvira kandi ni uyu Yesu yabwiye ibyo urimo kumbwira mwebwe muri mu nsengero ibyo bintu murabibigisha ujya ku byo twigisha jya mu kibazo wabajije kandi indi content uraza ariko ikibazo wabajije ikibazo nuko kandi kugusubiza wese uri kubitangaho urugero none se muki mutabibabwirira mu rusengero turabibabwira ujya kwizera ndabivuga ahubwo mukababwira ngo bazane bashyire mu byibo ibyo by'ibyibo nayo iyo n'indi content nanone uretse kuvuga iby'ibyibo ngingi ndabivuga ko ibyo wabyina bene nk'uyu aturanye n'abantu badafite za mituweli batagira mituweli afite abantu bari mu bitaro babuze amafaranga babuze yo kwishyura arabyina mu rusengero arasimbuka n'ibyo uvuga data koko arabijyana mu byibuka ariko konte mu byibo siyo turiho turi ariko yaragize kugira ngo bamwemere amenye ko ari umukire rero none se najya gufasha umuntu ufite mituweli azamwemera ko ari umukire bagomba kujya kubigaragariza hano hari abantu nguwo rero w'ijuru rigoye kurijyamo rero kandi namwe abapasiteri n'abarimu bakamushyigikira umva agashami k'ibyo rero keza umukire udateye atyo uwo yaranyuzwe ubukire bwe buramuhagije abushimamo Imana nta muntu uburara areba hari n'abima babandi baza kubasaba cyakoma n'igiceri cya 60 ko ntacyo kiri bugure birabyo ntacyo bimaze umukire usange ufasha babaye ko intego ya mbere y'Imana n'ugufasha babaye ntibabarure Imana yahaye abantu bukire kugira ngo bayifashe kubigeza ku bandi aka kantu nushaka ugakate n'abandi bagakate mukumve abakire bari ku isi bose Imana yabibahaye kugira ngo bayifashe kubageza kubitabihaye kuko niyitanga niyigena niyirema niyikora umukire utabikora wese zero n'andi upfa gapfapfuye n'ubwami bw'ijuru ntabwo azabona kuko bizamubera nk'uko ingamiya yanyuze mu ijuru ry'urushinge ubukire bwose bwo kwisi kuko hari umukire uheretse gupfa mu Rwanda hano ufite ibintu bihagije ubusa aho ari afite iki nta kintu umuntu ajyana ibyo kujyana ni ibihe rero ariko rero ugomba kuba ufite ibyo ugomba gusigira nta kibazo dore ibyo tujyana rero dupfuye rero ibyo tujyana ni ibyo twahaye ni ibi Yesu yavuze ngo uyu muntu akore biramunanira kuko aramubwiye ngo numara kubikora
uzunkurikire kuko kera ubwami bw'Imana ubugingo buhoraho uraburagwa ngo arazungera arabara kuko bamubwiye gutanga kandi wenda nk'ibyo uri kuvuga wenda icya 10 yaragitangaga cyose akayora akajyana kandi aturanye n'umuntu inzu iva kandi ari byo mwemera oya buretse iyo ni content kwayo ibyo ari byo mwemera ariko ndagira ngo wowe n'amandi bamanze igisubizo mbahaye hano haravuga bakire hari undi mukire ntari navuga hari undi mukire ntaravuga reka mbanze mvuga uyu neza nimusoza kumbwira undi mukire Yesu yavuga umukire wa mbere mvuze n'uyu Yesu yabwiye ngo gaburira abakene barye arababara n'abandi bakire ku isi yacu bameze batyo nibo kujya mu ijuru kwabo bigoye icyo ngicyo ukavuga ngo urakirangije ariko nubwo urakirangije ni byiza nanjye numvishe nsa nkaho wenda nanjye kubyumva mbuzeho gato meze nka ryaje ariko rero ntabwo nabyumva neza cyane kubera ko mwebwe impamvu rega ngewe turimo kuganira ni impamvu mbangira ngo usobanure ibyo marimo kukubaza akenshi na kenshi urumva ko nkunze kuzana nyine imirongo iri muri Bibiliya kuko uri umuvuga butumwa kandi uri umuntu n'ubundi ukorera urusengero si byose ntabwo nkora urusengero reka none se ubwo butumwa bwiza ko nari nakubona ntabwo mbuvuga nkorera urusengero ko nari nakubona muri gare Nyabugogo ngo bivuge nubwo bitemewe uhagara muri gare akorera gare uhagara muri gare akorera gare subiza ntabwo akorera gare none se niba mvugira mu rusengero uvugira mu isoko akorera isoko hari gukorera ngo Imana uvugira muri gare uvugira mu isoko uvugira mu nziwe uvugira mu rusengero dukorera Imana njye ntabwo nkora urusengero weho rero ko ntirumemba umuntu ukorera urusengero nuwo ruhemba mu frere iyo nazo agire content ubutaha ariko rero wenda kanga tukavaho kugira ngo tuze no kureba buryo twakuza undi mukire shaka kukubwira ikiganiro uretse gato ngo undi mukire mu masegonda asigaye undi mukire ubwirwa hano nayo bigoye kuzajya mu ijuru ni umukire wubatse ku butunzi bwe ubona aribwo bumubereye byose hari n'ababusenga nk'Imana bavuga ko nta n'icyabashobora ngo amafaranga yanjye ngo arampagiye ngo nta n'ubwo nararwana ngo ufite amafaranga angana gutya n'abakire basimbuje Imana ubukire bwabo ubabwira Imana ntibabyumve kubera ubukire aribwo babonye wabereye byose abo nabo kujya mu ijuru kwabo ni nkuko ingame yanyura mu izuru ry'urushinge n'abakire babiri hano nicyo ngusubije nicyo ngiye nabandi bose ubwo ngo wa mbere ni uwe uwa mbere ni umukire nk'uyu Yesu yabwiye udashaka ko abakene barya udashaka ko abakene barya umukire ubwira guha abakene akajiginywa akababara niba hari umukire muziranye w'igisambu agwese iryo jambo ariko ari umukristo mu itorero iryo ari ryo ryose abyina koma amashyi asimbuka aririmba uzamubwire ngo kujya mu ijuru kwawe ni nkuko ingama yanyuza mu ijuru ry'urushinge none ko nzi umupaseri uwo ndamuzi neza za Kicukiro hariya ibyo tuzanabiganiraho ntabwo mvuga izina rye ariko nari impari yavuze ko we adakeneye abakene mu rusengero rwe uzi impamvu ukuntu yabisobanuye nawe ni umutindi nawe ntawe uzi ukuntu yabisobanuye ni umupasiteri please kandi unakomeye yaravuze ngo njye sinye n'abakene mu rusengero rwanjye kubera ko abakene icya mbere ntibatura icya kabiri ntabwo batanga ibya 10 icya gatatu ngo bagira ishyari iyo babonye umukire agiye gushyira amafaranga ngo mu kibo abo ngabo ngo bagira ishyari ngo niyo asize telefone ye cyangwa agasiga Bibiliya aho ngaho iyo agarutse asanga ngo babyibye aravuga ngo rero ngewe ntabwo nyine abakene mu rusengero rwanjye nyine abantu baza bakicara ku ntebe mba nakodesheje ariko nabo bakagira gute ariko manwe ugera kure mu by'ukuri wowe nk'umuntu mukuru none warangiza ukavuga ngo ubushe nakwitaga umwana ariko uri mukuru wowe koko ushyira mu bitekerezo byawe uwo muntu umva ari kujyana abantu mu ijuru afite gahunda y'Imana none zabajyana mu ijuru kuki se babyumva kandi bagakomeza bakabyemera bakazongera bakanagaho ibyo bya 10 yavuze nayo mato niyo ntumbero ye niyo gahunda iyo mpamvu ashaka babizana bicara ku ntebe yakodesheje uwabandi hari n'abandi kwicira no hasi izo ntebe nta nubazimutumye bashaka kwicira no hasi no kwibuye akavuga Imana kuko abadatura mu rusengero badafite icyo batura Imana irabemera uwo rero naramushimye kuko we byibuze amushimye nuko ari mu marangamutima nuko yagize ubutwari bwo kubivuga nta butwari nuko ntakorera Imana amadini yari yo yose yigisha ashaka kwiguzaho ubutunzi bose bigisha batagetiye abantu wigisha ubutunzi n'uwo nguwo wamagana batabufite ariko abemera ko utura 100 abemera ko utura 5 abemera ko utura uko ufite abo ntacyo batwaye ariko uvuga ngo utatura ntakangiye mu rusengero uwo muntu iyo ni koperative afite icyo ni ikibina ni iki se ni butike ye ni iduka niyo mpamvu adashaka bataraza kugura ariko nuko ategetse kubivuga ariko yaba yumvaga iki kiganiro naho usengera nabo niko babitekereza mu mitima yabo impamvu ibyo abantu batekereza ntukabivuga ko ntura mu mitima babishiraho mu bikorwa uvuga ibyo abantu bavuze cyangwa bakoze ariko iyo mitima ntukabivuge none se uwo ngo wabivuze iyo ugiye gusezerana cyangwa ukeneye indi serivisi ko baguca amafaranga baguciye angahe
si 30 se byari bakwiye ko ari iki hari iki se ibyo ngibyo itonde Manuel itonde ingeso yo gukererwa kw'abageni imaze gukabya umuntu pastor akajya muri rusengero saa 7 ariko banditse bakagira saa 11 baravuze ngo kadushyiraho amafaranga ameze nka kosi ntabwo ari ibyo ngibyo hari amafaranga byo kuvuga ngo ameze nka kosiyo nahise baguna iki baguciye ese ubundi barenda uretse gato 30 ndebe guciye koko akoreka tukavotuza reka tubivotuza biganira ubutaha ariko nshatse kukwereka ko ubungu yagize ubutwari bwo kubivuga ariko abenshi baba banga kubivuga ngo wenda nanjye nakweretse uwo wabivuze uwo ari we ariko yutayafite niyo bakubona mu nsengero uwo ruhaza buri gihe utajya gutura wowe nugire ngo wowe bakore bijisho keretse amatorero ameze nk'uwo mugabo wavuze tudashaka kuvuga amazina urwo rusengero rwe nakubwiye ko ni iduka rye ntago ari urusengero basenga bagamije kumenya Imana ni iduka rye ni ikibina cya oya ni ikibina ni ahantu na kareba yafukuye acyura n'abantu ko akodesha intebe ntibazishyure ahubwo bakazanduza kandi umuntu ba telefone mu rusengero ntago ari umukene n'umujura tukomeze okay reka rero iki kiganiro ndumva twakomeza tukavuga rukabura gica kubera ko akenshi na kenshi hari igihe ugira gutya nkumva uri kuvuga ukuri ariko mo gatoya ukongera ukagarukira idini rya amadini kubera ko umenye ko nta dini rintuma tuganira nka kwizera nongere mbisubiremo amadini yose bushaboye tekerezo byanjye no ariko Manuel ntongere kunkuka se no kunkuka no kunsebya ni ntongere kunsebya amadini ntago ari databuja nakubwiye ko nta dini rinkoresha nta dini nkorera nta torero rimpemba ntaryo mbereye umugaragu cyangwa iki nkorera Imana yampamagaye amaye agakiza nta dini nkorera kare idini ni databuja okay byiza cyane ubwo ni wowe uridekaraye ndidekaraye ku mugaragaro ntabwo ari sobuja reka ariko rero ukomeje kuvuga ibyo ngibyo byazagira gutya rikagufatira ingamba da nta kibazo bizazifata ntabwo nzabiburana niragira ingamba bitewe n'ibinavuze ubundi iyo wavuze umuntu wagushakira icyaha mu byo wavuze ntabwo yakibura no mu mategeko cyaboneka ntacyo rero byo byose umuntu abyiteguye yifatira ingamba kuri ibi ngibi ntabyakira okay byiza cyane rero ikiganiro n'agatonyenga mu nyanja mukaba mugikurikiye kuri Emma Talks ndetse no kuri Ziraziriza TV ariko nanone akaba arabatubwiye bati bibaye byiza mwajya mukubita mubangura kugira ngo ibintu bijye biba byiza cyane kurushaho ndizera ko tubikoze reka rero aba bantu badukurikiye bose bafata umwanya wabo bakadukurikira bakaduha n'ibitekerezo byabo cyane babandi bakora akantu koroshye kurusha utundi twose bagakanda ku kantu kanditseho ngo subscribe bari bwose bari n'imfura muzima n'abantu bajya muri comment bakatwandikira tukabona ibyo tuzagaruka n'ubundi kugira ngo tuganireho abareka tubashimire Imana ibaha umugisha rwose nawe ndagushimiye Ziraziritse urakoze cyane nanjye ndagushimiye kandi ukomeza kugubwa neza amen kandi ugira umunsi mwiza haleluya nawe nyagasana bane nawe hasta la vista urakoze